Inshuti zanjye z'abagabo namwe bagore nimuhame hamwe mbabwire iby'uyu munsi. Reka tubanze twumva ibi ngibi. Wigeze wumva imvugo ngo amagorwa y'abagabo? Ahubwo se wigeze wumva bavuga ngo iyo ushatse umugore cyangwa se umugabo ko hari abo bigwa neza abandi bikabagwa nabi, abandi nabi. Niba uzi ko ufite umuntu ukunda muri iyi si rero ndagira wumve neza ubu butumwa bw'uyu munsi. Ngo abagabo inshuti zanjye mwitegure, nimushaka abagore ngo hari ikintu ugomba kugenda witeguye niba wifuza kuzagira umuryango mwiza. Ni ikihe? Mariage cyangwa se urugo ngo ruzagushyira mu isuzuma. Ngicyo icyo kintu ni isuzuma bumenyi. Isuzuma bumenyi cyangwa se isuzuma uko wabyita kose uko ubishaka. Ariko se nirihe suzuma ngo nigerageza cyangwa se mwigerageza cyangwa se isuzuma ryitwa ukwihangana, patience. Rero ngo nk'abagabo nimutangire mu byitoze munabyitegure uyu munsi mubyimenyereze. Ngo kubana n'umugore cyangwa se umukobwa ubyemere cyangwa se ubyangiye biragoye, bizagusaba kwihangana. Biragoye, bizagusaba kwihangana. Bizagusaba kwihangana kugira ukunde bya nyabyo umugore irubasha kubigeraho. Ngo abagore, umugore azagukerereza wari wazindutse ugiye mu birori runaka kuko azafata amasaha 3 yitegura, nyamara wowe wari ukeneye iminota 3 yonyine wumvise. Ariko abona abagore ukuntu bagoye. Abagore nimwegere hino namwe mwigireho mujye mureka kugura abagabo babandi. Ngo ku mugabo utihangana ibi niramuka bimubayeho bizamutwara imbaraga nyinshi, cyangwa se azashiduke yisanze ariko umubwira amagambo mabi cyangwa se ikindi kintu azicuza iteka akibwira uwo mugore. Ni abagabo. Abagore, umugore ashobora kurira, akarira amarira y'ukwarika, amarira menshi cyane gusa byonyine ko umugabo ngo yibagiwe kumubwira ko amukunda mu gitondo ubwo yabyukaga ajya mu kazi. Wumvise abagore? Abagore nimwumve. Abagore ushobora kuba utabizi gusa ngo bafite ukuntu bakunda kuvuga ku bandi, bakavuga ku bandi. Ngo nujya gushaka umugore uzagende witegura ibi ngibi. Bakunda kuvuga kandi banegura abandi. Ikibazo abagabo batazi kwihangana bazashiduka bari kubabwira bati ariko se wa mugore we ubundi kuvuga cyane, ese ntujya uceceka, ntujya uruhuka? Ngo kandi aya magambo ni amagambo ashobora kwangiza umwimerere w'umugore uvuga amagambo menshi muri kamere yiwe yibwira ko yari arimo cyangwa se yarimo ayabwira umugabo we. Mwumve utu tuntu. Ngo no ku bakobwa mukundana nabo nuko nkuko bimeze. Mwumve basore. Abagore ngo bahora bashaka kwitabwaho, azahora gusaba ko umuhozaho ijisho nk'umugabo. Ngo kandi ibi ni ibintu bizagusaba kubinyuramo ari uko wihangana gusa nk'umugabo. Twatangiye tuvuga tuti niba ufite umuntu ukunda bizagusaba kwihangana. Ngo umugore ashobora kurakara bitanakabije ariko ngo bizagutwara iminota 45 yose usaba imbabazi. Utari umugabo wihangana ngo byakugora kugumana uyu mugore azagucika. Nabo baragoranye rata, ni abagore. Azakubwira ko adashonje ngo ariko nutahana agakati cyangwa se umugati wawe wenyine usanga ari kurwanira nawe. Ni abagore, ni abasheri banyu, ni uko nguko ngo bazabagendekira nuko nguko bateye. Ngo mwembi mushobora kuba mufite isahani yuzuye umuceri ukabona asize isahani yiwe yuzuye nawe, nyamara ngo aje gukora mu biryo byawe nk'umugabo byanakabye agakozamo intoki. Ni abagore, ni abakobwa bafite ukuntu bamenyera. Nguko iby'abagore. Ibyo bisaba kwihangana kubicamo. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya urushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Iyo ucunze nabi ntumenye watakariye. Niyo mpamvu guhera uyu munsi ukurikira amasomo ngukira hano kuri Tele Montagne Rwanda, amasomo yagufasha mu buzima. Umanutse munsi y'iyi video ahantu handitse ijambo subscribe aho hantu iyo hakanze utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye none no mu gihe kizaza bitakugoye. Umugore cyangwa se umukobwa mufite ibyo muhuriyeho cyane ngo naba ari mu kwezi kwe kw'imihango ngo uzabona imyifatire cyangwa se imyitwarire izagusaba kwihangana bihagije kugira yicemo wicanemo nawe. Naba twiteho bizaba ibindi. Numvise hari n'abategeka abagabo babo kutongera kumesa amasogisi yabo socks. Nawe warabyumvise se? Igihe batwite n'abagore nakubwiye ngo bizagusaba kwihangana. Umva, ngo uzakora byinshi numara gushaka umugore uzamwambika imyenda yewe y'imbere, niko bavuga hano. Ngo azakubwira ngo umushime mu mugongo, azagufumbata yewe utanabikunda cyangwa se nawe bigusabe kubikora utakunda kubikora, ati sheri mfumbata ibyo ugomba kuzabikora. Ngo azajya gusaba ko umubwira ko umukunda nkaho biyobewe, cyangwa se wari unamaze iminota 3 bimubwiye. Umaze iminota 3 wari umaze kubimubwira. Ibaza ariko ngo ukuri nuko imibanire ugirana n'abagore by'umwihariko mubana muramutse mubana nk'umugore n'umugabo ni ibintu bizagusaba kwihangana. Wagira Imana yabona umugore umworohereza. Nababwira iki rero?
Mbere yo kwinjira mu byo gushaka, banza witoze kwihangana. Ni amasomo ukurikira kuri Telemontagne Rwanda, niko twitwa. Wakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima hano, kuko twizera ko biri mu bintu dukenera buri munsi kugira ngo tubeho tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Menya byinshi ku bibera mu isi, kurikira Telemontagne Rwanda. Umanuka munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe. Aho hantu niho ukanda, ubutaha ukajya utangira kubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye mu gihe kizaza. Ubundi tukajya tubana mu bintu by'ubwenge nk'ibi. Ubutaha sinzababure rero, niyo gahunda. Nitwa Samuel Mugisha, Imana iduhana umugisha nk'ibisanzwe. Ciao ciao, nimukora ako kantu ni subscribe.